bamwe muri bo bari bazi nyine ko ntazashaka, benshi muri bo bumvaga bitazashoboka, ndetse nanjye nta cyizere nigiriraga. Ariko none ndagushimira mu mahishirirwa nigeze ngira akomeye. Irya mbere nuko nahishuriwe Imana nkayimenya nk'umwami n'umukiza, nkamwizera, nkaba mbikiye ubugingo. Ariko irindi hishirirwa nanone rya kabiri nagize ni uko kumenya, namara gutambutsa ishirirwa ryanjye ukaryemera, ndagukunda, ndagukunda cyane. kuva twamenyana wambereye umuntu udasanzwe, wambereye inshuti, wambereye umuvandimwe, wagiye umba hafi mu bihe byinshi kandi byari bikomeye. Ndagushimira guhera uyu munsi wabaye umutware wanjye. Icyo niyemeje nanjye no kugukunda iteka ryose. Mbega Jane, mbega ukuntu Jane yishimye, mbega ibyago abakobwa bagira bagenda nimugoroba. Amanywa nijoro niyo mpamvu tu Eric, n'uburenganzira ndabuguhaye, umuhobere, nushaka ugire inshuro 7. Nakubwiye ngo uburenganzira uyu munsi n'uwawe, umuhobere mu musayi umwe, wongere uhindure, wongere wiyongeze. Njyewe ndayishimiye Eric, nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Ntirandekura Jane ngo ambere umugore, dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzifuza abandi bagore, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Imana izabimfashemo. Nkwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwawe. Hey yawe kumama, hey yawe, hey yawe kumama yawe, hey yawe, hey yawe kumama, hey yawe, hey yawe kumama, oh hey yawe, hey yawe kumama, hey yawe, hey yawe kumama yawe, hey yawe, hey yawe kumama, hey yawe, hey yawe kumama, oh hey mana, hey mana himbazwa, hey mana, hey mana himbazwa, Imana, hey mana, hey mana himbazwa, hey mana, hey mana, Imana himbazwa, hey mana, hey mana himbazwa, hey mana, hey mana himbazwa, oh hey baba, hey baba, hey baba, hey yawe kumama, oh hey yawe Imana ishimwe, hey yawe kumama, oh hey mana, hey mana himbazwa, hey yawe kumama, hey mana himbazwa, hey mana, hey mana uri Mana yo kwizerwa, uri uzahoraho. Mwese muhaguruke, mwese muhaguruke, guhinduka abicaye mu iteraniro kugira ngo duhe agaciro mu mukozi w'utera. Abicaye mu iteraniro muhaguruke, muko wose we
n'uyu munsi uko wahoze wowe haye uri Mana yo kwizerwa uri uzahoraho uko wahoze kera n'uyu munsi ni kuri we uri Mana we uri Mana yo kwizerwa uri bambaye ibyera we bambaye ibyera baraje ayiwe bambaye ibyera we bambaye ibyera baraje ayiwe bambaye ibyera we bambaye ibyera baraje bambaye ibyera we bambaye ibyera baraje bambaye ibyera baraje haleluya bambaye ibyera baraje abimana bambaye ibyera baraje yewe bambaye ibyera baraje amina haleluya bambaye ibyera we bambaye ibyera baraje we nukuri bambaye ibyera we bambaye ibyera baraje haye bambaye ibyera we bambaye ibyera baraje yewe bambaye ibyera baraje abo ngabo bambaye ibyera baraje yewe bambaye ibyera baraje bambaye ibyera baraje yambaye ibyera Erike yambaye ibyera araje bambaye ibyera we bambaye ibyera baraje yambaye ibyera Jani yambaye ibyera araje bambaye ibyera we bambaye ibyera nimubarebe bambaye ibyera baraje bambaye ibyera we bambaye ibyera baraje bambaye ibyera bambaye ibyera we bambaye ibyera baraje 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 ubwire ngo wagize neza kuza mu bukwe bwa Erike na Jane twakiriye korali Serowamu indirimbo igira neza dushimiye dushimiye Imana igira neza umunezero dufite none umunezero dufite none nuko Imana igira neza ataba wenyine ikamuremera umufasha Jani imneza dushimiye Imana kukwigira neza umunezero dufite none nuko Imana igira neza dushimiye Imana kukwigira neza tubifurije urugo rwiza muzabyare ndetse muheke imigisha yose mwifuza ku Mana nukuri turayibifurije tubifurije urugo rwiza muzabyare ndetse muheke imigisha yose wifuza ku Mana nukuri turayibifurije dushimiye
dushimana ubigira neza umunezero dufite none nuko Imana igira neza kandi muzagwire niyo migisha tubifurije dushimiye Imana igira neza umunezero nuko Imana igira neza dushimiye Imana yuko ikoreye ijana ubukwe bwiza umunezero dufite none nuko Imana igira neza umunezero dufite none nuko Imana igira neza umunezero dufite Imana igira neza umunezero dufite none nuko Imana igira neza dushimiye Imana igira neza umunezero dufite none nuko Imana igira neza. Amen. turi babaze niba ibyangombwa byose bisabwa cyane cyane ubwo n'umuryango wa Jeanne ibyangombwa byose umuryango wa Jeanne wasabwaga niba umuryango wa Eric barabitanze nta mwenda n'uwo ari wo wose wababuza gushyingirwa kwera. Amen, amen. Dushyingira umuntu bivuye mu muryango avukamo ariko tugakurikiza n'amategeko y'igihugu cyacu. Ese reka mbaze noneho umuryango wa Eric niba n'ibyo mategeko asaba nabyo byarubahirijwe. Dushimira abasaza Imana ibaho umugisha. Amen. Baracyahagaze hano aba bana bacu bakeneye uruhushya mu buryo bunyuranye bwo kugira ngo tubashyingire kandi gushyingirwa kwera kw'abana b'Imana. Ndagira ngo mbaze nanone itorero hari ibihe binyuranye bagiye babarangira ubukwe baburanga. Ese muracyemera ko uyu munsi Jeanne ndetse na Eric gushyingira kwera kw'abana b'Imana? Murabyemera? Niba mubyemera amashyi menshi n'impundu nyinshi. Amen. Jeanne rero nirandekura ndayishimiye Eric. Mwabibonye ko ari imiryango ari itorero barabaha uburenganzira baremera ko tubashyingira gushyingirwa kwera kw'abana b'Imana. Ndagira ngo mubibashimire. Mubatize amashyi ariko mubatize amashyi yemwe. Imana ibahe umugisha. Agatima rero nigasubira impembero mwe muciye bugufi mwe muruhuka. Turaza gufata akanya tuganire ariko nibe muruhuka mwitegura n'icyo kiganiro tugiye kuganira. Ariko tukitegura reka tuba ku ruhande y'icyo Bibiliya ivuga kuri uyu munsi. Uyu munsi ntabwo ari igihe ukoze bwa mbere nta nubwo ari igihe ukoze bwa nyuma. Iyi gahunda yarabaye izongera ibe kugeza ubwo Umwami Yesu Kristo azagaruka. Ariko
ari abayikoze, ari igihe ugiye kuyikora uyu munsi, ugiye kuyiyobora, ari n'abazayobora iyi gahunda mu minsi iri imbere, twese dufite uwatubanjirije. Haleluya! N'Uwiteka Imana yacu. Turebe ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2, turahera ku murongo wa 21. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira. Imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka yakuye muri uwo muntu iruhindura iki? Umugore. Imushyira uwo muntu, aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we, akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Tuvuge ngo amen. Amen. Perutse kubaganirira gatoya ku bintu bijyanye n'iremwa. Burya Imana yararemye ibintu byose, yarabirangije. Amen. Ese murumva icyo ndimo kuvuga? Imana ntabwo ikirema, kuko umurimo wayo yarawukoze wose, irawurangiza, irawutunganya. Ahubwo ibyo yaremye, haleluya, ibihishamo ibindi bintu byo mu gihe cya none n'ibyo mu gihe kizaza. Amen. Ubu kugira ngo Imana ihereze Eric umugore, ntago yagombaga kongera kurema. Oya. Eric umugore we yamuhishe mwiremwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza, kandi rikavuga ngo nakumenye ntarakurema, nakumenye utaraba n'urusoro mu nda ya mama. Imana ibintu byose yarabitunganyije, byose birahari. Amen. Ari abageni by'ikirere, Imana yarabiteganije, byose yarabirangije. Barimwe barajya mu kwezi bakajya akaryitangira, nayo nibihwanye. Haleluya. Uko Kristo yakunze itorero, niko abagabo bagomba gukunda abagore babo. Ngo Kristo yakunze itorero, araryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera, ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya, nk'uko Kristo abigirira itorero, ko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we, akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Agarutse kuri rya jambo ryo mu Itangiriro, ati ibyo n'ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Tuvuge ngo amen. Amen. Aka kantu kabihwanye, ndagira ngo tugatahane. Nubwo turimo tubwira Jeanne na Eric, ariko natwe twongere tukibukiranye, kabihwanye. Haleluya. Bagore, kabihwanye mwakumvise? Ntago bavuga ko ukunda Kristo, ntago bavuga ko ugandukira Kristo, utagandukira umutware wawe, utamugandukira, utamwubaha. Oya, ntago yabihwanye, ntago yaba ariyo. Oya, menya haba harimo birutana birutwa, ariko nibihwanye. Uko ugandukira Kristo niko ukwiriye kugandukira umugabo wawe. Bagabo, kabihwanye mwakumvise? Uko dukunda Kristo
ni nako tugomba gukunda abagore bacu nk'abakunda imibiri yacu. Erega ngo nakara nutura two mu bura bwacu ni n'amagufa yo mu magufa yacu. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Tugiye kumva amasezerano y'aba bana bacu, ariko ndagira ngo aka kantu tugatahane. Birababaje, umuryango nyarwanda urarwaye muri iyi minsi. Umuryango nyarwanda urarwaye cyane, urarwaye. Urajya kumva ngo umugabo yishe umugore, umugore yishe umugabo, abana barimo kwica ababyeyi. Umuryango nyarwanda urarwaye, ariko harabura iki? Harabura iyi bihwanye. Ntabwo waba ukunda Imana ngo nakunde n'umugore wawe nurangiza umwice. Ntabwo byakunda, ntabwo byabaho. Ahubwo urukundo rw'Imana rwakamye mu bantu b'Imana. Naho turi mu madini atandukanye, naho turi mu matorero atandukanye, ariko gukunda Imana kwaracogoye, kwaragabanutse mu bantu. Uyu munsi, uyu mugoroba, iki gicamunsi cyongere kutwibutsa dusubire ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana, dusubire ku rufatiro rwa Kiliziya, dusubire ku rufatiro rw'itorero ry'Imana, tugandukire Kristo, ariko tugandukire n'abagabo bacu. Dukunde Kristo, ariko dukunde n'amahoro adashira. Bazabyare, bazaheke, bayobowe n'umwuka wawe. Umugisha, umugisha abo bombi, n'amahoro adashira. Bazabyare, bazaheke, bayobowe n'umwuka wawe. Umugisha. Amen. Baririmbyi mwakoze. Tugiye kuganira n'aba bana bacu, ariko ndagira ngo muri uku kuganira ndabanza mbaze Eric. Nabibonye abagabo ntago baboroshye. Najyaga mbana na Eric, twaba turi mu cyumba, hari igihe najyaga ngira agahe tukabana mu cyumba turi mu masengesho. Nari nzi ko azaba padiri, yakuzura umwuka wera nkumva ariko burya nari ngiye kubivuga ngeze aho ndifata. Ese burya ariko ko mushaka kubimvugisha ko mushaka kubimvugisha, ntabwo nari nzi ko yashobora gutereta. Ubu rero niwe ngiye guheraho mbanze mubaze. Ubwo si iyo ntabivuga urabona yari guseka. Iyo ntabivuga urabona yari guseka. Akuzura umwuka, impano z'Imana zigakora. Ntabwo ariko ntabwo nari nzi ko nako kabanga akibitseho. Eric, urabyemererwa, ariko ndagira ngo mbanze nkubaze imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe n'imbere y'itorero ry'Imana. Ndakubaza wowe Ndayishimiye Eric ko wemeye kujyana na Ntirandekura Jeanne ngo akubere umugore mushyingiranwe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu munezero cyangwa mu mubabaro,
mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, ndagira ngo nkubaze, ese ntuzifuza abandi bagore? Uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa umwami Yesu Kristo agarutse. Uratubwira yego cyangwa se niba hari n'ikindi gisubizo ufite. Iyo mikoro nicyo uyifitiye, urarambura ikiganza cyawe cy'iburyo utubwire iri. Yego, ndabyemera rwose. Amen. Amen. Imana ishimwe. Reka mpindukirire hano muri uku kuboko kundi kwa Eric. Ndabaza Ntirandekura Jeanne, ndakubaza imbere y'Imana ishobora byose, imbere y'itorero ryayo ndetse n'imiryango yanyu yacu iteraniye hano, ko wemeye kujyana na Ndayishimiye Eric ngo akubere umugabo wawe bwite, mushyingiranwe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo kurikije itegeko ry'Imana, haba mu munezero cyangwa mu mubabaro, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzifuza abandi bagabo, uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa umwami Yesu Kristo agarutse. Urambuye ikiganza cyawe cy'iburyo wigereje mikrofone, uratubwira yego cyangwa yego, ndabyemeye. Amen. 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 Ariko twakongeye tukabashimira n'amashyi menshi n'impundu nyinshi, n'impundu nyinshi, n'impundu nyinshi. Amen. Kera najyaga numva akaririmbo kabanyogokuru bajyaga baririmba ngo niba ngo yaramubengeye kuri aritari. Ntabwo mwajyaga mukumva ko karirimbo kera karera. Koko mwabengera undi kuri aritari, twabikiza dute? Twabikiza dute koko n'amagambo ba Desire baba bavuze na bakarera cyangwa cyabarenze? Niyo mpamvu tuba dukwiriye gushimira Imana n'amashyi menshi n'impundu nyinshi. Twongere tubashimire. Amen. Amen. Nyuma ya yego ya Eric na nyuma ya yego ya Jeanne, ndagira ngo bakiganira bakigira ikindi kiganiro baganira, ariko ndagira ngo noneho duhe uburenganzira Eric, tuguha uburenganzira nk'itorero, uhaye uburenganzira nk'umushumba gusezeranya, utwereke mu buranga bw'umugeni wawe, hanyuma muze kuganira murebana amaso ku yandi. Ubwo burenganzira ndabuguhaye, witonde, numva ari ubwa mbere, hanyuma rero witonde rwose. Nushaka uzageze ejo nta kibazo, twaje twiteguye. Jeanne yarabyiteguye ibintu yarabirwaye rwose, ariko nuko muri kure mwe mutarimo kumureba. Mbega Jeanne ukuntu aguwe neza, mbega Jeanne, mbega ukuntu Jeanne yishimye, mbega ibyago abakobwa bagira bagenda nimugoroba. Amanywa nijoro niyo mpamvu Eric, n'uburenganzira ndabuguhaye, umuhobere, nushaka ugire inshuro 7. Nakubwiye ngo uburenganzira uyu munsi ni wawe, umuhobere mu musayi umwe, wongere uhindure, wongere wiyongeze.
amen amen amen. Twongere tubakomere mu mashyi tubashimire. Nanone rero ikiganiro bagiye kugirana kirabimburirwa n'ijambo nyine rya Eric. Ndayishimiye Eric arambuye ikiganza cye cy'iburyo yiyegereje na mikrofone. Urabona ko ibintu byose barimo kubishyira mu mwanya wabyo neza. Hanyuma reka agire icyo yibwirira Jeanne utega amatwi. Njyewe Ndayishimiye Eric nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Ntirandekura Jeanne ngo ambere umugore, dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzifuza abandi bagore, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse, Imana izabimfashemo. Amen 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 amen. Urumva ko arahira nka gitifu nako ni nka meya. Jeanne, waruzi ko abanyarwanda bavuga ngo akebo kagiye wamugarura, ariko uyu munsi nta wamugarura, ntabwo ari wamugarura da, ni hehe? Niba Ndayishimiye. Ye, hanyuma rero nawe agufashe, nawe agufashe, urambura ikiganza cyawe cy'iburyo na mikrofone uyegereze. Nuko Njyewe Ntirandekura Jeanne nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Ndayishimiye Eric ngo ambere umugabo, dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzifuza abandi bagabo, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse, Imana izabimfashemo. amen amen amen. Igihugu cyacu urabizi ko n'abagitifu b'abagore n'abameya b'abagore nta nubwo bigarukiraho, biragenda bikageza no kwa minisitiri n'abasenateri n'abandi. Nawe urumva ko arahiye neza. Twongere tumushimire, tubashimire. Imana ibahe umugisha. Hanyuma amasezerano yose agira ikimenyetso kiyahamya. Aya masezerano arakomeye, agomba kugira ikimenyetso kiyahamya. Rero ni ukwambikana impeta kw'abashakanye. Ndagira ngo babanze bazimpe nanjye zibanze nzirebe, ndebe niba twabaha uburenganzira bwo kuzambikana nta kibazo. Bazakire. Hanyuma iya Eric urayiha Jeanne, iya Eric urayiha Jeanne, hanyuma iya Eric nyine uyigumane. Nubundi iya Eric iya Jeanne iragumana Eric, hanyuma iya Eric nawe irayifitwe na Jeanne. Nubundi ndagira ngo mwongere mufashanye, kandi nubundi duhereye kuri Eric. Duhereye kuri Eric, Jeanne agufashe, hanyuma aguhe urutoki rwabigenewe. Hari urutoki rwabigenewe rwagenewe iyo mpeta, aruguhe.
rya Yesu risu diregiteri abari diregiteri ntimukagire ngo nkwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, sinza guhemukira iteka ryose, mbikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. 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 Ongera rwose yemeta nawe ikodaho ikiganza cyawe. Ikodaho ikiganza cyawe rwose. Amen. Amen. Yego ja. Gose twakwirirwa tuvuga byinshi. Eric nawe aguhe urutoki rwagenewe iyo mpeta. Ntabwo twabonye akanya ngo impeta tuyivuge, ariko impeta ivuga ibintu byinshi bikomeye. Ivuga uhaye ubutware mu butware bwawe, ivuga uwo weguriye ibintu byawe byose. Hanyuma rero Jeanne n'umwanya wawe. Nkwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, sinzaguhemukira iteka ryose, mbikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Haleluya. Hashimwe izina ndagira ngo rya Yesu ibintu birahindutse mu kanya turaza kubivugaho. Haleluya. Abasore barahangana kandi na Eric nawe nuko. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Amen. Amen. Ndagira ngo aka kameza badufashe bakigize imbere gato kiri mu bikorwa uko bikwiriye. Ndagira ngo sabe pastori yigira hano hafi, abana bacu bapfukame barebana, mupfukame murebana, mufatanye mu biganza, mufatane mu biganza murebana. Nta mpamvu yo kwiyunamira, murebane rwose mu maso. Itorero natwe tujye juru, hanyuma noneho pastor atuyore mu gusabira aba bana bacu umugisha. Data wa twese mwiza, tugushimiye uyu munsi mwiza w'ubukwe, kugeza ubwo bibashyize mu mutima, umwe ku giti cye n'undi ku giti cye, bakabigeza ku babyeyi bibavuyeho bigera ku itorero, bigera mu buyobozi bwite bwa leta, bigarutse mu itorero. Turagushimiye ko uwo murimo ari wowe wawukoze, Mana yacu. Uyu munsi ubaye uwo guhamya amasezerano ku mugaragaro, amasezerano bagiye bagirana ubwabo tutabizi, kugeza ubwo bigera muri izo nzego nari maze kuvuga. None bibaye ku mugaragaro imbere y'itorero, umushumba amaze kubafasha kugira ngo aya masezerano bayashyire mu bikorwa, bayahamye. Natwe itorero twese uko twakabaye turabyumvise, ijuru ryabyumvise, ariko tukwingingiye kugira ngo ube koko umuhamya wo kugusezerana kwa Jeanne na Eric. Kandi ibyo basezeranye ku mwana w'umuntu birakomeye, ndetse tubona amaso yacu yabonye byinshi byagiye bihinduka, ingo zagiye zisenyuka. Urugo rero turushyize mu biganza byawe Mana, ngo ubare ingano ze, ubakomereze mu buntu bwawe Mana, ubakomeze ibirenge byawe bibe biri ku rutare. Mana yacu nziza, bakomere rwose, bazashobozwe byose na Kristo ubaha imbaraga. Turagushimiye, ubaha umugisha uhereye none iburyo n'ibumoso, ubaha umugisha, ubaha amahoro, ubaha umugisha, ubarebe neza, ubahe ibibakwiriye kimwe, ubagirire neza muri byose.
bazabyare bazaheke, uzabaha ibyo gutunga urugo rwabo n'abazabakomokaho, ubahe Mana umutima mwiza wa gikristo, ubahe kwera imbuto nziza zikwiriye abihannye. Nsabiye urugo rwabo ngo rube impumuro nziza, rukwiza impumuro nziza ya Kristo hose. Urakoze cyane Mana yacu, ntabwo twavuga ibikwiriye byose tutaragira icyo tuvuga, wowe wamaze kumenya ibyo dukeneye, maze ubiduhera ubuntu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Bahani ikaze. Hahirwa uwatorewe ubukwe ubw'umwana w'intama. Hahirwa ufite isezerano ry'Imana ihoraho. Amen. Hahirwa Amen. uwatorewe ubukwe ubw'umwana w'intama. Amen. Eric ndetse na Jeanne, hari akantu nabasomyemo nababonyemo, muze kumbeshyuza. Jean, kandi ni wowe cyane cyane. Hari akantu ndimo kuberekwaho, naba nayobye se? Ntago nayobye. Hari amasezerano itorero ryabateguriye, mumaze kuyasezerana nyine imbere y'itorero, ariko ndimo kubonamo akandi kantu. Ndimo kubonamo akandi kantu. Ndimo kubona hari ikintu Eric ashaka kukubwira. Mwayibonye namwe? Hari ikintu Eric ashaka kubwira Jeanne, ariko Jeanne wenyine we birarenze. Rero ndaza kubaha akanya mukabwire mwongoreranye, ariko munatubwire natwe ibindi natwe mubitubwire. Eric, niwe n'ubundi banza ugira akantu wongorera Jeanne, ako kantu ndeba karimo kagushimashima ku mutima, ukamubwire imbere y'itorero kuri itariki ya 10 y'ukwezi kwa 5. Jeanne kandi arakiteguye. Bahaye umwanya. Murabona yo naza kubikora ntari kuba mbicanye ubugingo. Wowe ndabona ari byinshi, ariko ntacyo turaguha amasegonda makeya kubera ko umunsi uciye ikibu, nawe ugira icyo wibwirira Eric wawe Imana yakwihereye. Mwabonye ko Eric arimo kumwenyura, yasetse. Hanyuma Eric, Amen. Ibyo amubwiye ni ibyanyu n'amabanga. Noneho urafata mikoro. Niba ari indirimbo, niba ari hishurirwa wagizwe, niba ari yerekwa, niba ari iki, ntago mbizi. Ibyo byo noneho urabimubwira, twese tubyumva, bose babireba. Jeanne Ntirandekura, umugisha Imana impaye. Ibi mbivuze ndi imbere y'ababyeyi, ndi imbere y'imiryango yanjye, ndi imbere y'inshuti n'abavandimwe nabo dukorana. Bamwe muri bo bari bazi nyine ko ntazashaka, benshi muri bo bumvaga bitazashoboka, ndetse nanjye nta cyizere nigiriraga. Ariko none ndagushimira umuhishirirwa nigeze ngira akomeye,
irya mbere nuko nahishuriwe Imana nkayimenya nk'umwami n'umukiza nkamwizera nkaba mbikiye ubugingo. Ariko irindi hishurirwa nanone rya kabiri nagize ni ukukumenya. Namara gutambutsa ishirirwa ryanjye ukaryemera, ndagukunda cyane. Amashyi menshi n'impundu nyinshi. Haleluya. Amen. Abize ibijyanye n'iyobokamana hari ibyo bita mu Gifaransa ngo ni silence de la Bible. Aho Bibiliya iceceka, hari igihe bidusaba ko natwe tubaceceka. Nta hantu nabonye Eva yigeze avuga nyuma yuko Adamu amubwira ati urakara ko mu mara yanjye, urakagufa ko mu magufa yanjye. Nta hantu nabibonye. Ariko iyo wigira imbere gatoya ubona Sara amarangamutima amusaba, aravuga ngo umutware wanjye. Haleluya. Umutware wanjye. Buriya Abayuda bagiraga umuco wo gusa naho bapfobeje igitsina gore, bakavuga ngo hari abagabana, ngo hari abana banaba, ngo utabariyemwe abagore n'abana. Abagore n'abana babaga bari hariya. Ariko turi ku ngoma y'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Jeanne nawe afite ijambo. Jeanne ntabwo twakunigana ijambo. Bose babireba, bose babyumva. Hari icyo ufite kubwira Eric? Umwanya ni wawe. kuva twamenyana wambereye umuntu udasanzwe, wambereye inshuti, wambereye umuvandimwe, wagiye umba hafi mu bihe byinshi kandi byari bikomeye. Ndagushimira guhera uyu munsi wabaye umutware wanjye. Icyo niyemeje nanjye no kugukunda iteka ryose. Jeanne ati ndagera ikirenge mu cya Aburahamu, ndagera ikirenge mu cya Sara. Ati uri umutware wanjye. Amen. Uri umutware wanjye. Kandi nicyo yamwambikiye iriya mpeta. Ntabwo twatinda. Ndagira ngo mpamye amasezerano yabo imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo. Imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo. Jewe Pastori Hakuzwumuremyi Theogene, kubw'ububasha mpabwa n'Imana n'ijambo ryayo, ndetse ubwo bubasha nkabuhabwa n'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda ADPR, itorero ADPR, kuri itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2025, ndahamya ko ndayishimiye Eric abaye umugabo wa Nirandekura Jeanne, kandi ko Jeanne Nirandekura abaye umugore wa Ndayishimiye Eric. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo icyo Imana yateranirije hamwe umuntu ntakagire gute, umuntu ntakagitandukanye. Amashyi menshi ku mwami Imana yacu. Amen. Uhereye isaha n'uyu munsi umwe abaye umugore, uwundi undabaye umugabo, uwundi nta mategeko namwe ashobora kubihana no kubicira urubanza.
Imana ibahe umugisha bana bacu. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo ni ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cyo kubara byo kubifuriza umugisha w'Imana, ibice 6 ni itegeko Imana yaduhaye. Navuga ngo umugisha abatambyi basabiraga Abisiraheli. Aba bana bacu nabona Abisiraheli ni ubwoko bw'Imana. Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni n'abana be uti uku aba ariko mujya muhesha Abisiraheli umugisha, mujye mugira muti Uwiteka guha umugisha akurinde, mwabaye umuntu umwe. Uwiteka akumurikishirize mu maso ye akugirire neza, Uwiteka kurebe neza aguha amahoro. Uko aba ariko bashyirisha izina ryanjye ku Bisiraheli, nanjye nzabaha umugisha. Amen. Imana iravuze ngo nanjye nzabaha iki? Umugisha. Imana ntabwo ari Imana ibeshya. Haleluya. Ntabwo ari Imana ibeshya, ni Imana ifite umugisha. Ni Imana ifite umugisha wo mu majya no mu maza w'ibihe byose, wo mu buryo bwose. Murambura ibiganza mwakire umugisha. Uwiteka aravuze ngo nanjye nzabaha umugisha. Amen. Dukomere Imana mu mashyi tuyishimire. Ndagira ngo rero n'ubundi amasezerano bagiranye imbere y'Imana bashyireho n'umukono, bashyira umukono, ariko mbere yuko bayasinyira bitegura gusinya, ndagira ngo mbashyikirize icyemezo cy'ubushyingirwe bagenewe n'itorero, certificat de mariage bagenewe n'itorero rya ADPR muri paroisse ya Gatenga. Hano ni ku itorero rya Karambo ku bashyitsi bacu, ariko ni muri paroisse ya Gatenga mu rurembo rwa Kigali. Muyakire rero iki cyemezo itorero ryabageneye, kandi itorero ribashimire, muzagifate neza, muzakereke abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Mwongere mukereke itorero, kandi itorero ryongere ribashimire. Mugifasheho mwembi, ni ikimenyetso gikomeye cyane. Hagira ngo rero mbasabe muze mushyire umukono kuri aya masezerano, muze mushyire umukono kuri aya masezerano. N'ubundi turahera kuri Eric. Amen. Ya synthetiseri datunejeje imitima yacu, twibutse imirimo myiza wakoze, ashyireho umukono, umunezero dufite none mwami, udukumbuje ijuru, ndetse na marene bazane. datunejeje imitima yacu, twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none mwami, udukumbuje ijuru. Hahirwa ufite isezerano ry'Imana ihoraho. Hahirwa uwatorewe ubukwe, wayoboye iri teraniro nawe yarandika amazina ye ashyiraho n'umukono. hahirwa ufite isezerano ry'Imana
uzabisohoza eyawe kumama eyawe kumama yawe eyawe kumama emana uhimazwe oh mana wewe mana uhimazwe mana uturemeye umunsi w'ibishimo mana himazwe mana himazwe emana himazwe urahita gukomereza waho ngaho warugereje rwose ntuhave delegasiyo araza kuvuga ijambo kugira ngo avuge ubutumwa bagenzi be bamuhaye umufresite kandi wabaye n'ifoto kameramani ifoto ntikabure Eric nk'uko twabivuze ni umuyobozi w'ikigo cy'amashuri directeur cyangwa se headmaster nuko rero aba rero bavuze bati nubwo turi bato ku kigo ariko twebwe turaseruka mbere abandi bataratanga impano nitwe tuza kuzitanga mwabahaye amashyi abana rwose Imana ibaha umugisha Haleluya. N'amano tuyishyikirije umuyobozi wacu ari we Ndayishimiye Eric tuyoboye ku kigo kaba tumubereye abanyeshuri murakoze. nanjye ndabakunda abanyeshuri banjye. Ndabakunda. Barakoze cyane.